buriya hari ibintu umuntu areba byakagombye kumusigira ibikomere ku buryo ahora umureba agenda ariko yarahungabanye. None akagakiza umumaro wako. Yesu ashimwe. Uko ugenda urushaho kubana n'Imana ikomora ibikomere. Muyikomera amashyi nta kibazo rwose. Haleluya, haleluya. Ubuzima twabayemo Imana irambwira ngo dore soma mu mubwiriza ibice 4:1 haranditse ngo nsubiye inyuma mbona abantu barengana ngo babuze kirengera ngo kuko ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga. Ijambo riravuga ngo nshima bapfuye kuruta abazima bariho bagiye kubona imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Haleluya. Hari abaje nyuma. Amazina ni Butera Justin, naturutse mu itorero rya Gasave, ndubatse mfite umudamu n'abana 4. Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice byaho ni 14. Turi busome ku murongo wa 17. Igitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice byaho ni 14. Turasoma ku murongo wa 17. Nitangaza Imana yahaye Zakariya bazaritangariza amahanga yose. Haleluya, haleluya. Igitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice byaho 14. Turasoma umurongo wonyine kadusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo nuko umuntu wese wo mu miryango yose yo mu isi utazazamuka ngo ajye i Yerusalemu gusenga umwami w'Iteka Nyiringabo, iwabo ntihazagusha imvura. Muvuge ngo amen. Haleluya. Reka twongere dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri n'abahanuzi batoya, ariko ndi gufashwa n'aba bahanuzi cyane. Ibice byaho 2 turi busome ku murongo wa 16. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice byaho 2 umurongo wa 16. Tuzajya dusimbuka kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Turi busimbuke dusome n'umurongo wa 23 dusoreze kwa 26. Amena. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice byaho 2 umurongo wa 16 aravuga ngo muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana bakiri kwibere, umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni mu nzu yarongoreyemo. Ubwo rero akomeza ku murongo wa 23 aho hari 16. Eka tuhasome wumva ukuntu havuga. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Muvuge ngo amen. 24 naho tubasome. Imbuga zizasendezwamo ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu zangano zanjye, zangabo zanjye zikomeye nabateje. Umva rero 26. Kandi muzarya muhage muhimbaza izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Mumuvugirize impundu, mumukomere n'amashyi. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubabwira umumaro wo gusenga Imana. Yesu ashimwe. Ni mu bumbe Bibiliya tuganire mbabwire ku mumaro wo gusenga Imana. Uyu muhanuzi Zakariya bamugiyeho Abisirayeli baramubwira bati twose mukozi w'Imana turakwinginze tubarize Imana icyo twakora. Twabuze imvura. Biriya bihugu rero bikunze kuburamo imvura. Ntabwo ari kimwe nkatwe tuvuga ngo mu kwa 4, mu kwa 2, mu kwa 3 imvura izagwa. Hariya bakubita imyaka n'imyaniko barabuze imvura.
noneho hariya aho inenewe muri uriya bakarudaya aho yona igifi cyamurutse bagira gutya bajya kubona babona nk'imyaka 10 yewe nagezeyo narumiwe ntibajya bubaka ngo bashyireho za rigori nta cyizere cy'imvura bajya bagira nta mireko bagira kuri twebwe dushyira amazu tugashyiraho imireko reka batazi imvura ntibayizi noneho nta nubwo banabyizera umunsi umwe rero nagiyeyo nsanga ngo bari bamaze imyaka 7 ngo mbese nta kacu mbese nta kintu baherukaga none usanga ngo hatonyanga udutonyanga abantu basohotse mu mazu barimo bafilima barimo bafotoza nkazajya mbaza habaye ngo buriya ngo nuko haguye imvura ngo hatonyanze imvura ese ashimwe cyane noneho icyo gihe bari bararumbije barayoboye uko bazabigenza cyakoze ubu ngubu amahirwe muri Imana yazanye ikoranabuhanga ubu amahirwe biriya bihugu byo mu butayu nka Isirayeli bigushiriza imvura bakoze ibintu by'ikoranabuhanga ku buryo bayigusha ariko abari iyo bakoze ni imvura baba bakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga bigatuma beza nibo bareza muri kariya karere Yesu ashimwe nibo rero bagemurira aho ngaho za nenewe aho za Dubai nibo babazanira imbuto nibo babazanira ibyo kurya naho ubundi bo ntibahinga nta mvura bashobora kubona Yesu ashimwe noneho Imana ibwira Zakariya iramubwira ngo nta rindi banga bagiye gukoresha abantu bazajya bazamuka bajye gusenga Uwiteka Imana yabo i Yerusalemu ngo nibwo mu miryango y'iwabo bazajya bagusha imvura haleluya bakongera bakagubwa neza mu gihe cy'umuhanuzi Yoweri nabwo imvura irabura burundu amatungo arashira ibigega bishiramo imyaka bibaza uko bazabigenza ariko ndababwira Imana yagiye ihishura ibanga rigenda ibanga rituma ibintu byose bihinduka amateka kongera akahinduka ni ugusenga haleluya hari indirimbo nahimbye nshyiramo irofure ivuga ngo nguramenye ntuzabisuzugure gusenga ntuzabisuzugure wenda wabiburira umwanya ariko ntuzabisuzugure cyangwa ngo bipinge bifite ikintu birema haleluya haleluya Yoweri nawe baramubwira ati rwose pe nta kintu tugifite iyo usamye muri icyo gice cya mbere usanga ngo abantu barazaga mu nzu y'Imana ariko ngo baje imbokoboko nta n'amaturo ngo amaturo neza neza yari yarabuze kandi ngo bari bafite uburyo bagenda batura amaturo y'ifu mbese bakazana ibyo kurya mu nzu y'Imana neza birabura burundu none Imana iramubwira ngo nateranye abantu ngo yeze iteranire muvuge ngo amen bakora amasengesho ayo masengesho izina ryayo yaravugaga ngo ni amasengesho atagira urwitwazo Yesu ashimwe amasengesho atagira iki urwitwazo iramubwira ngo n'uwaraye yabyaye umwana akaba ari kwibere namukubita umugongo aze mu masengesho uwaraye akoze ubukwe niyitwaze ngo turi muri buki ngo namwe murabizi ngo nabukoze ejo samute ngo rwose urabona ngo ntago nahita nza amase oya ngo nasoke mu nzu yarongoreyemo baze muri ayo masengesho haleluya haleluya bwira mugenzi ngo ujye ukora amasengesho udafite urwitwazo mwenda yo niyagira icyarema haleluya masengesho umuntu yigomwa masengesho umuntu atagira icyo arebaho kuko muzanye urwitwazo mukanabibwira mwarimu mukanamutelefona byagira ishingiro si byose buri muntu wese yamutelefona timwa ntago ndiboneke rwose byagenze bitese ejo mfite umuntu mwene wacu ufite ubukwe yanyigombye mbese nta kundi ubwo koko birumvikana amasengesho ubundi umuntu yazamo hari ibintu yigoma haleluya noneho kubera ko Imana yabirebye iri mu ijuru ikabona hari ibintu wigomwe ikamanura imvura y'umugisha muyikomera amashyi no kubikora haleluya haleluya ntiyagira umuntu ugira urwitwazo mubabwire baze hari icyo nshaka kubakorera maze bose barumvira baraza haleluya haleluya noneho ngo yabahageraga
hari akantu bakoraga ko guhimbaza Imana. Yesu ashimwe. Buri muntu wese akayinira akisuzuma akibuka ukuntu Imana yabanye nawe, nubwo habayeho ibyo byago, nubwo amakuba yabayeho, nubwo ibiciro byuriye, nubwo haje ibyorezo abantu bose bakipfuka umunwa, nubwo abantu mbese n'umwuka ugashira. Ariko uzi icyorezo gitwara umwuka, umuntu agahumekera mu gitano ukumva yashiriwe neza. Ariko Imana ngo ikarinda abantu bayo. Haleluya. Kandi ni ikintu cyiza gitwara umwuka abantu. Twabonye Imana. Haleluya, haleluya. Ibyorezo bikanyuraho tubireba, inzara nayo ikabiradutse. Abantu bati turabigenza gute koko ibintu kureba biziye rimwe. Ariko ibintu bizira rimwe. Igihe wari uri mu gisirimbo uvuga uti icyorezo kiragiye n'agapfukamunwa bagakuyeho, bagahita haza ibiciro bigahita bizamuka. Hatawe kavutse none se kundora buriya rero iyi si nuko tuyibayemo. Haleluya. John nagize anniversaire y'imyaka 52 mvutse. Yesu ashimwe. Ariko navuze nti maso yanjye yarebye byinshi, narebye ibintu mw'abantu. No nareba ufite 80 nkavuga ntuyuhe yarebye amateka. Ariko nukuri tugenda tubona ibintu biteye ubwo. Imana igidufasha kandi tugire neza. Muri mbere jenoside ijya kuba napfundikanyaga nkacuruza we nta kintu ntashakishije ngo ndeye ko Imana yazamumugisha. Nta mari ntacuruje, nacuruje amashapure ya padiri. Cyo gihe ayo mashapure yaje yaka, noneho umuntu yayishyira mu cyumba ntatara ikamurika. Abakirisitu baravuga gaturika bati ni Bikira Mariya wiyiziye. So kugura ishapure mbonye marigurwa njya kwa padiri ndayirangura, maze barayingurira ye. Nkajya mu masoko yo hanze, izo shapure ziragurwa. Maze bigeze muri 93 ishapure ntibongera kuzigura. Ngenda ahubwo natashye iki indirimbo yamfashaga nivuga ngo urwambonye bahungu mwe, na yindi yaje mu mutima niyo yamfashaga. Nukuba muri iyo myaka nta kintu ntakoze, narashakishije kurinda ubwo mbaza n'imari idakwiye gucuruzwa. Navuye aho tujya mu masengesho, mbwira abagenzi banjye tujya gusenga tubaza Imana. Buriya rero hari agasimba kitwa gasarumfuna kabaga ari hafi ya fawe. None twajyaga dukora umurongo, kabyukaga mu gitondo mu rukerera, none gafite umunwa muremure. None abantu bakajya kukabaza niba bazabaho cyane niba bazapfa. Tugatonda umurongo rero. Uwa mbere rero twari batatu. Uwa mbere agiye imbere ati sarumfuna, urabona nzapfa cyangwa nzakira? Gahita kagira gutya arababara ati ndapfuye shasemba ati bayi kabisa. Tibirarangiye rwose sarumfurira bimbwiye. Ewe nanjye ndatengurwa rero, kandi ninjye wari ukurikiyeho. Nanjye ndihangana ndagenda nti sarumfuna, urabona nzapfa ni cyangwa nzakira? Ihita igira gutya, ndavuga ijuru riratabara. Haleluya, haleluya. Ndavuga ni sarumfuna amanuriye ntinzabaho. Ariko dufite Imana itari sarumfuna. Bera Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Niyo tuba twaje imbere, niyo tuba twaje imbere kugira ngo itugire neza. Yarapfuye ngo ntago byatinze rwose. Ariko ndababwira ukuri, buriya mu nzira turimo kunyuramo tugenda tubona Imana. Tugiye gusenga Imana icyo gihe ari muri 93 Imana tuyibaza niba tuzarokoka, kuko amakuru nari maze kuyakira ko hagiye kubaho jenoside. Buriya hari ibintu Imana yemera ko bitugeraho. Hari umuririmbyi yitwa Gonzaga yaravuze ngo ijya yemera ko bitugeraho. Hari ibintu yemera bikatugeraho. None twebwe twatuzi ko Imana igiye kuvuga ngo ndirahiriye mbikuyeho. Byari byaje ariko mbikuyeho.
turasenga turaramo. Umuhanuzi bigeze mu gicuku yuzura umwuka wera ngo nimwumve uko Uwiteka avugana nawe, ngo amagare yamanutse, maze aratuzenguruka avuga ngo akira igare, ngo nawe akira igare, ngo akira nawe iryawe. Maze angezeho mbona ndebye gutya arandenga. Ndavuga nti se ko itampaye igare izampa ipikipiki? Buriya Imana igufiteho umugambi. Haleluya. Hari ibintu ikurinda kandi byaje ari kwa ujyumura, cyangwa se byaje ari muri rusange, bikaza ari rusange, ariko wowe ikavuga iti aricyo nakuvuzeho, ngo ufiteho umugambi wanjye, nzakurinda. Haleluya. Nuko muri cyo bose twari abantu 14, ariko bose baratashye, hasigaye 3. Yesu ashimwe. Imana irambwira ngo dore soma mu mubwiriza ibice 4:1. Haranditse ngo subiye inyuma mbona abantu barengana ngo babuze kirengera, ngo kuko ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga. Ijambo riravuga ngo shima bapfuye kuruta abazima bariho bagiye kubona imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Yewe ndavuga ni Imana yanjye. Ari umuririmbyi hariya mu gakinjiro waririmbye ngo amaso yacu yarebye byinshi, ngo n'amatwi yacu yumvishe byinshi. Buriya hari ibintu umuntu areba byakagombye kumusigira ibikomere ku buryo ahora umureba agenda ariko yarahungabanye. None akagakiza umumaro wako. Yesu ashimwe. Uko ugenda urushaho kubana n'Imana ikomora ibikomere. Muyikomera amashyi nta kibazo rwose. Haleluya, haleluya. Ubuzima twabayemo byabaye ibikomere gusa. Umuntu akabaho ibintu byose baraburanye kandi abandi babonana. Umuntu akaburana n'amafaranga abandi bayafite. Umuntu akaburana n'imibereho myiza reka abandi bose baguye neza, bagendana kirida. Wowe utazi impamvu bafite kirida, nawe nuko bariye akanyama. Wowe reka ukazarwara utuntu hano ku matwi. Abana hano ntago babizi, umuntu yaburaga inyama akarwara mwerwe ugutwi kukatemuka, kandi nyamara abandi bafite kirida. Ngo muraho neza, ngo umeze ute semba? Wowe warabuze inyama. Ari ibikomere gusa. Rimwe bigeze kunjyana imbere ku ishuri ngo bigisha isomo ry'ibirinda indwara n'ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Baravuga bati ngwino hano. Ndagenda. Ngo mwabonye umuntu wabibuze ukuntu abameze? Abana kandi bari basanzwe banze bataburira pipitire. We baba we, ngo ni kuri aba yarabaye bangira ifasha nyigisho ko nabuze ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Bisobanura ngo ibiryo bivamo izo ntungamubiri byose twari twaraburanye, ariko ubu ndashima Imana byose twarabonanye. Haleluya, haleluya. Ibyo twari twaraburanye byose ubu twarabonanye. Bwana sifiwe. Umuhanuzi Zakariya bati wowe Imana iramubwira ngo untangarize iri tangazo, umuntu wese wo mu miryango yose yo mu isi utazajya azamuka ngo ajye gusenga Uwiteka i Yerusalemu, mu miryango y'iwabo ntibazagusha imvura. Yesu ashimwe. Ibwira umuhanuzi Yoweri ngo teranya abantu, iterana ryose ryezwe, umuntu wese aze yigerera imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Narangiza kwigerera imbere y'Imana ayibwiza ukuri, njyewe Uwiteka nzabasukira umugisha. Amena. Kandi si nibyo gusa, nzajya mbashumbusha ibyo kagungu zariye. Haleluya. Bundi iyo wabuze intungamubiri nk'uko, Imana ikugeza mu migisha ukarekepera. Bwana sifiwe. Ko nigeze kubona akazi ngakora neza barankunda, baravuga ariko ubundi unywa amata ndayanywa. Ti mu gitondo kare bajye bagoye igikombe cy'amata. Nawe Imana irimo iragira gute? Kuko yantindije irimo irantegera. Haleluya. Mba ngiye ku ntungamubiri nari naratakaje.
ni ukuri Imana ivura ibikomere. Yesu ashimwe. Kandi Imana igushumbusha ibyo kagungu zariye. Ndi umugabo wo kubihamya. Imana iragushumbusha. Amen, amen. Noneho igashyiraho iherezo ikavuga ngo nzajya mbitaho, muvuge ngo amen. Ubundi bwira mugenzi ngo Imana izajya ikwitaho. Hari uburyo tubura abantu. Ntugire so wanyu, ntugire muyomba, ntugire shangazi. Mbese ugashirirwa burundu abantu bakaba bashizeho. Icyo nacyo kikaba ni igikomere. Nta bantu ugira, nta miryango. Noneho akazi ikindi gikomere bitewe n'amateka wanyuzemo, ukaba ntiwagize n'ubuntu bwo kugira ngo ugere muri za segonderi, ugire na diplome, ugire nibuze degree, ugire ibintu by'amarisansi ku buryo ubaho mu mujyi wa Kigali uvuga utari ibintu nibitseho. Ibyo nabyo bikani ibikomere. Mbese ukabaho witwa Sakintu. Hari abantu bitwa ba Sakintu batagira n'umwuga rwose. Ukaba ariho baza rwose atari ko rwose ko twamenye ko Imana yakugire neza, watugiriye inama ukadushakira akazi. Namaza nise nibuza akantu uzi gukora n'iki? Ati ntako nokuri singiye kukubeshya. Yewe nta n'umwuga tereka reka. Ati ariko njyemba numva wanshakira kubuzamu. Ati mbese ati cyangwa se gukora muri jaride. Yewe nkavuga nti nawe warakubititse. Ari Sakintu. Twigeze kujya gusenga Imana mu rubonobono, Imana iratubwira ngo muranejeje munsabe icyo mushaka. Nkajyanye burya rero naranakoperaga mu ishuri kubera nyine niyo mibereho. Nakundaga gutereraho akajisho ku mpapuro z'abantu. Noneho rero Imana ari ukuri kubwira ngo mwandike ibyifuzo ukajya no gukopera n'ukuri. Umuntu wamenyere gukopera akopera n'abantu bagiye kwandika ibyifuzo. Noneho mbona abantu barimo barandika, nterera akajisho nkabona umuntu arandika ati Imana iyi diplome yanjye umbabarire impere umugisha mbona akazi. Nakopera undi nkabona nawe aranditse ati rero Mana umbabarire rwose banzamure mu ntera kari akazi amafaranga igwembwa ndabona nta kintu ari kumara. Noneho njyewe mpera mu gukopera. Ananye nza kwibuka ko ari ikintu nasaba Imana, ariko nta kintu nari mfite kuko ndi nari Sakintu. Nza kuvuga nti rero Mana mbabarira ume perime yo gutwara imodoka. Haleluya. Icya kabiri nuzama akazi sinzayipfane mbusa mu mufuka, hari abantu bazigira batagira akazi. Icya gatatu uzambabarira uzeshe icyubahiro nyubakira inzu ya Gitwe kimwe muri uyu mujyi wa Kigali. Nawe wumve kwizera kwanjye kwari kuri Gitwe kimwe. Icya kane uzambora unkorera ubukwe sinzatinde mu busiribateri. Nandika icya gatanu ariko biba biranshiranye. Avase ndakopera ndi kandi ngiye gukopera sa bose babijyanye. Ndavuga nireka njyane ibi ngibi Imana ne kuyigondoza. Hari ukuntu Imana rero kubwira ngo andika ibyifuzo ukavuga ngo nabanyigondoje kandi yakubwiye ngo ushyire ibyo ushaka. Ariko icyiza cy'Imana yadushyiriyeho ngo umumarayika ngo utwongerera mu amasengesho. Haleluya. Ndagiye nshyiramo maze umuhanuzi aturukiriye aravuga ngo mva ko Iteka avuganye nawe ngo biriya byifuzo washyizemo urasubijwe byose, ngo kandi uzarinda usaza, ngo ubwire abantu kugira neza kwanjye ngo uboneye muri uru rusengero. Nkomerera Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Perimi yarayimpaye, imitima akazi, ihita inyubakira inzu. Cyakoze koko yampaye Gitwe kimwe. Hariya kuri fawe niho nayubatse, nyubaka mu kwizera, nyubakisha uduti dutoya, iranahengama kwera icyondo cyinshi. Noneho nza kubaza umufundi se twakora iki kugira ngo rwose nibuze wongere uyigarura. Atongeraho 5 ati ndiyeranje ihagarare neza. Mu 5 sinzi ukuntu yateye imigozi, sinzi utuntu yashinze, mu gitondo mbona yahagaze neza. Itamereze Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo niyo nakoreyemo ubukwe, ariko kubera nyine sinzi ukuntu bayima bashyiramo ibirahure kimwe kirameneka, dukoreramo ubukwe cyaramenetse.
ngo rero muri iyo minsi n'umujura nawe araza atera imibare, igihe arimo kugira gutya ngo arajyana ikofi abankuruye amatwi, ndi umugeni mvuze induru muri ya nzu. urumva nawe uko yari imeze, yari inzu isekeje, ariko nkayishimiramo Imana kubera ko nayisengeye. Haleluya! irayihindura, ariko niyiguha uko wayisengeye bizajya bikunezeza, igihe kiragera ikagenda ibihindura. Bwana sifiwe. hashira iminsi njya gusenga Imana, Imana irambwira ngo nabonye agasuzuguro bagusuzuguye. Muri Imana yanga agasuzuguro. Bwira mugenzi ngo Imana yanga agasuzuguro. Haleluya, haleluya. Buriya Imana yavuze ngo ntago muzongera kugibwaho n'agasuzuguro. Sinzi ukuntu mujya mwakira ubuhanuzi, ariko nimutere haleluya. Narige muzisanga muri mu rusengero rw'amateka, rugiye rufite amadizayini, rudafunganye, murimo muvuga muti ni ukuri Imana yagize neza. Imana ntabwo igikunda ko abantu bayo basuzugurwa cyangwa ngo abantu babaryanira inzara. Reka irabyanga cyane. Ngiye gusenga Imana irambwira ngo dore bagukuruye amatwi, ngo kandi icyo kintu gituma niyo ugiye kuryama uhorana ubwoba, ngo ariko nzakubakira inzu nduwiteka. Haleluya. ngo nzayikubakira mu mujyi wa Kigali, ngo iyo nzu izaba igeretse, ngo uzaba urara mu cyumba cyo hejuru. Haleluya. ngo ntabwo uzongera kwikanga uwaza ngo agukurure amatwi. ndagira ngo mbatangarize ko yayinyubakiye. Haleluya, haleluya. ndari iyo ngiyo hejuru nk'uko yabivuze. Amen, amen. Imana isezeranye irasohoza, kandi nta impamvu nasabaga gitwe kimwe, nta kwizera nagiraga kubera ibyaha bikomere nababwiye by'ubuzima nagiye mbamo, kandi ikindi ndikavukire. noneho baturirimbiraga indirimbo iduhabura ngo kavukire fata utwawe ga wimuke, abimukira baje. yewe we, nanjye nareba Satani afite ukuntu agutera ubwoba akavuga ati ariko se wundi yirebye ubona hari kavukire utera imbere. nanjye ndavuga nti koko mbona ntawe. niga imitwe ndagenda nihindura umunyenyanza. mbwira umwana twacuzanyaga Nyabugogo, ntumva rero sha uzambikira ibanga, ngiye kwihindura umunyenyanza. none wowe kubera ko bariya bene wanyu nabonye muzamurana, ninzajya ngenda kugira ngo bankope caguwa, wowe uzajya ubabwira bakavuga ati nuwa hehe, uzajya ubwira uti niwe wacu. nari naragera i Nyanza, ariko ambwira aho nzajya mvuga ati wowe jya uvuga kuri w'imwima wa Mushirarungu. Haleluya. nuko mbagiriraho umugisha, mbambaye umunyenyanza, bakajya bankopa batariko sha uvuka he, ni mwima wa Mushirarungu. ariko nari narahagera, mwana rwose ambera ifura, barankopa baranyizera, ngenda nzamuka, Uwiteka wampaye umugisha. Haleluya. hari ibintu tukora twirwanirira, mbese ugapfundikanya bikanga, ukirwanirira, ukihindura umunyenyanza, ukambara inguti, nta bintu ntakoze. Yesu ashimwe. n'inguti yanarayambaye, nguti yanayambaye. rero muri jenoside nyine ubwo ibyo nababwiraga, baratuzamuye bajya kutwicira kuri fawe, twari abantu 14. ijwi rirambwira ngo nzakurinda, ngo ariko nzakurindira mu busabusa. nabonye ubusabusa bw'Imana. ubwo rero basoma amazina yacu, twese turitaba, ariko baburamo umuntu umwe, kandi nawe yari twari turi kumwe, sinzano yari agiye hirya ho gusaba amazi. bamwiruka ari igitero ngo bajye kumuzana umubare wuzure. ijwi rirambwira ngo wavuyemo ukiruka, mbavuyemo ndirutse. ariko bagarutse n'umujinya, barimo n'abakuru banjye bose bari bari aho kuri fawe, bahita bateramo amagrenade barabica. umuntu ankora aho ngaho aranjyana, arambwira ati ariko
nta cyizere cy'uko uzabaho. Cyakoze hasigaye icyizere kimwe gusa. Bavuze ko nta mugore bongera kwica. None ngiye kuguha ingute ya mukecuru. Ingute yarayimpa ndayambara, nambara n'igitenge hano nditandiya, anshyira mu bagore benshi cyane bavaga zanduba bahunga, ati wowe ujyemo hagati. Tugeze kuri bariyeri, batabagore ko mutihuta tuba turihuse. Bariyeri ebyiri zose nazinyuzeho, kandi abo ngabo bose nibo bari mu gitero cyaje kutwica, ariko Imana ibahuma amaso kubw'umugambi wayo. Mumere Imana icyubahiro, haleluya. Ndinda ngera Sainte Famille. Ubwo rero nagiye mvuga gake gake, hari ahantu naragiye kwiga Kongereza mbere ya Jenoside, twigishwa n'umukongomani, harakongereza naramenye. Masanga baminwari, mbagiye kumuminwari, ndamubwira ni my friend, ni my name is Butera Justin. Arumirwa kuko kubona umuntu avuga icyongereza icyo gihe 93 byabaga ari igitangaza. Yari uwo muri Ghana ngira ngo. Ahita mbwira ngo do you speak English well? I don't know well but I try. Ngo okay, ngo tell me your problem. Ndamubwira nti mbabarira umufashe ungeze muri zone ya FPR. Ngo noneho nimugorobe hafi ngo turagwara ifote. Nimugoroba banshyira mu ikamyo bangeze Kabuga, ijuru bariratabanye. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndakubwira ntuzihebe, dufite Imana. Iyo yakubwiye ngo nzakurinda, nzabana nawe, kandi nzajya nkwitaho. Haleluya. Iyo kubwiye ngo nzakwitaho, ntuzarebe by'amashuri, ntuzirirwe wikomplika, kuko Imana ivuze ngo nzakwitaho, ntaho itakugeza. Haleluya. Inyigisha business nangirira ku bintu rwose, nanjye umva natangiye ntazi ibyo ndi burangure. Ndangura inkweto z'abadamu ziriho udufi n'utunyugunyugu, nkabona ngiye zigezweho, nawe ntawe ukizigura. Nzikura i Kampala ndazizana, nshyize ku iseta, abandi twajyanye bakabagurisha, njyewe bagera ku Mana ngo mu izina rya Yesu ngo izi ziracyabaho. Ndavuga se Mana ko wavuganye nanjye kuzangira neza, izi nkweto bacyaha ubu koko naranguye se abadayimoni. Icyumweru kirashira, bibiri birashira. Ndashaka kubabwira umugambi w'Imana. Haleluya. None amahirwe haza umuntu wo mu Ruhengeri wazishatse wazibuze. Imana itagezweho Kigali, mu Ruhengeri bigezweho. Nicyo cyiza cy'Imana. Haleluya. Araza ariruhutsa ngo urabona igihe nagendeye. Ndavuga se Mana, ijuru se ryaba ritabaye. Ngo none ufite zingaye mwa? Ni imifuka, ni mfite inkweto kabisa. Ngo reka nzibare zose nzijane. Arazibara we, nabo abagande nabo barampangitse, arizo bampaye. Umuguru umwe ureba hano n'undi ureba. Nabyo narabirunze hari ukwabyo. Numva aravuga ngo ziriya mwa ntiziriya barampangitse bampize ibinyuranye, ngo zimere make zijane. Nisira zijyana ngo ari iwacu mwana we, ngo ari umuntu baracitse akaguru, ngo akaguru umuguru gumwe. Yewe ndabimuhambirira byose, ansigira amadeyi. Haleluya. Ngiye kubara mbona aranyunguye. Yewe data we, ndavuga ntariko mu ijuru hari Imana. Imana iranakugurishiriza. Bwira mugenzi wawe ngo wowe tangira business, Imana izakugenderera kabisa. Amena. Igenda inyigisha, igenda inyigisha. Imana igenda inyigisha. Munsi umwe ndyamye ngiye kubona mbona mu marayika araje anyigisha computer. Mana nyagasani, ubu yanyigishije ibyo bita hardware n'ama software. Haleluya. Ku buryo abanyeshuri bazaga kuzigura muri Kiste bakajya bambwira ati se ifite niziye capacity ziriho, nkazajya mbereka nijyaho ngaho kuri properties, ukirikore tubona capacity ya hard disk, umenye uburyo RAM ingana n'iki. Akazajya mbaza ati si mwebwe mwabyizeye, ni hafi utagira ibyo wangiza. Haleluya, haleluya. Ko dufite amashuri y'Imana, ntuzapfobye Imana, uzajya uvuga uti nizigishijwe n'Imana. Badutumiye mu biterane,
by'abanyeshuri ba sepu baje bahagarariza universite, noneho baribwirana bangezeho bati wowe se mwebwe mwaje muhagarariye ni yitwa shyiramo agatege, bagira ngo ivutse vuba ntibanabyitaho. Ntuzabura universite uhagararira kandi warakijijwe. Haleluya, haleluya. Dufite Imana kandi amashuri yayo rero ni nameza, aratwigisha, akakwigisha uburyo uzajya wihangana, akakwigisha uburyo uzajya wirinda, akakwigisha uburyo uzajya ukiranuka. Bwana sifiwe, haleluya. Akakwigisha uburyo uzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ndumva nshaka ko dufata umwanya wo gusenga Imana ikabagushiriza imvura. Hari abantu bafite amaganya, ubu muri iyi minsi hateye impfu zo kwiyahura, abantu bakiyambura ubuzima. Yaba biyamburaga ubuzima nari kuba nimero ya mbere, nari kuba narabahagarariye, ko nanyuze mu bikomere mbona ubuzima buranze neza neza. Havuga si ugupfa si byo byaba byiza, ariko Imana ubu ngubu yangiriye neza. Haleluya. Yanyaguriye imbago, inkorera ubukwe, amazu mu mujyi wa Kigali, kucuruza biremera, njya mu Bushinwa nkajya Dubai, yewe bakama ibyubahiro bakazana mu modoka yabo ngo baje kwakira boss. Naho ni wa muntu wari umuntu w'inzahare mu gihugu cyiwe, kasanga barafata n'ibyubahiro ngo you are welcome my friend Justin, thank you. Haleluya. How's your country? No, my country, no problem, my friend. But I think you are very tired. Yes, ni far from here. Okay, go, come on, come on. Bagahita bajya kungura akajiga konje nkavuga nti mwijuru hari Imana. Haleluya. Muhaguruke dusenga Imana. Bwira mugenzi ngo ntakuri takura umuntu. Imana ibagushiriza imvura y'umugisha. Haleluya. Imana igusha imvura mu byawe, igusha imvura mu buzima bwawe, ikwagurira imbago, ikuremera igisekuru gishya, kureho za karande. Haleluya. Ku buryo ikuremera ukavuga uti ni mu ijuru haremye iki kintu, kuko muri karande yawe ntago byari kuzabaho, ariko yavuze ngo ujye uza mu nzu yayo gusa ngo izajye kugushiriza imvura. Mana turagushimye, mbere yawe niho tubonera amahoro rwose. Ibyari imisozi bigahinduka amataba tukagubwa neza. Abantu baje mu nzu yawe muri iri joro ry'impinduka, baje kugushaka amaso yawe, kandi ngo nk'uko imparakazi yagizwe no gushaka amazi, niko abantu bagizwe no gushaka amaso yawe. Baguciriye bugufi, hari ibyo bigomwe, hari ibyo basize, hari ibyo batarebyeho. Baravuga bati turaboneka mu nzu y'Imana kandi iratugira neza. Baje bafite kwizera, kuko uri Imana idahinduka, uko wari uri niko ukiri kandi kuzahora. Basabiye umugisha rwose, reka ibiganza byabo bihire, ubaye umugisha cyane kandi wagura intambwe zabo mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyagora ku ngoma, ni wowe ugira ikirema ukagikomeza ahantu nk'uko babyise ijoro ry'impinduka. Reka ubahindurire amateka y'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubahindurire amateka y'ubuzima. Biragaragara yuko tugenda twinjira mu isi, kandi isi ihenze cyane, ibintu bigenda bihenda aho kugira ngo bihenduke, bigatuma abantu basuhuza umutima. Ariko wagira icyo urema, uko bigenda bihenda natwe ukaduhindura abantu bahenze mu izina rya Yesu Kristo, ukagura imbago. Kandi muri iri torero bikamenyekana yuko hari ikintu wakoze mu izina rya Yesu Kristo, abantu bawe ukabagira neza. Tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi ku bintu ukoreye hano mu izina rya Yesu. Amen.